urugo rurimo inka nka 50 zifite nk'imitavu nka 20 mu gitondo. Urumva umugabo yaraje mu itorero gusezerana, ntabwo yari asanzwe wakijwe n'igiyewe, niwe muntu wa mbere nabwirije ubutumwa, nkajya mubyutsa kare saa 11 kugira ngo akamizo nka hanyuma zihumuze zisohoke, mbone ukuntu ndunda amase. Wacu n'ahantu bita mu Bisesero, cyaraziraga kurunda amase mu rugo, n'igiye muntu wa mbere mu Bisesero warunze amase. Ndayarunda, abagabo baho barahaguruka batiye umugore urunda amase. Ndavana ibyo ntacyo mbyitayeho, yewe namenye ni Kristo, abikora vuba vuba. Ubwatsi nabwahiraga ku isabato nkaburaza, nkashaka n'abantu mpamata cyangwa mpa n'ibindi bakanwaza ubwatsi, inyana zizarisha ku cyumweru. Ariko nukuri kose tujye twibukana Imana yadukuye. Imana rero ikomeza kubana nanjye, nkomeza gusenga. Nabaye ahantu umva no gukora Imana ntibyari byoroshye, ni narabaye ibeni. Mujya mubona ukuntu ibeni zigwa zikorera imicanga n'amabuye, nanjye uko niko nari imeze. Nta hantu hari amatore igihugu cya umukecuru mabukwe niwe wanyigishije guteka. Urumva muzima nabagamo bwari ubuzima bw'ishuri, sinari nzi guteka, sinari nzi gukaranga. Nibo banyigishije gucunda amata, ibintu byose nibo babinyigishije. Hari igihe najyaga no kwifatira umugozi nk'ikinira nkajya nsimbuka umugozi kandi umugore. Ariko Yesu we, reka mbabwire, uyu mwami twakurikiye afite imbaraga. Yaraduhamagaye, kandi mu gihe Yesu yajyaga ku musaraba yavuze amagambo akomeye, aravanga umuntu uzizera izina ryanjye ngo umuntu azahabwa ubugingo buhoraho. Hari ikindi Imana yadusezeranyije kitari ubugingo? Hari ubwo Imana yaraguhamagaye akakuvuga ngo ngwino nkore nzaguha kawunga cyangwa nzaguha umuceri? Imana yaraduhamagaye irangiza iravuga ngo unyizera azicarana nanjye mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Nimureke twikuremo ibintu by'ivangirwa. Igihe cyose ku mutima wawe uze mu nzu y'Imana uvuga uti ngewe mfite icyifuzo cy'imyenda, icyifuzo cy'imyenda. Subwo Imana iyobewe ko ugomba kwambara. Iregira bizi. Niba n'ibitenge 2 ufite, ubwo nibyo yashimye. Nibona ko ukwiye 4 5 izabikora. Nibona ko mu gihe kizaza ukwiye n'10 izabikora. Nibona ko ukwiye kwambara ibihenze izabikora. Izi mbese kuri level yawe izi byo ugomba kwambara. Izi nkweto ukeneye ubwoko bwazo, izi myenda ubwoko bwayo byose irabizi. Uko izagenda ikuzamura iguteza intambwe, ibyo byose irabisobanukiwe. Byikwirwa rero bigukereza nguze hano kwa gatanu wari uhari, none wagarutse kwa gatanu uzagaruka, ari bya byifuzo byawe. Ahubwo reba ko wakijijwe neza. Ese Imana iranyemera? Ese ubukristo bwanjye ndabutunganya? Inzira zanjye ndazigorora? Imana itugirire neza. Ariko iminsi yose wamaze ukijijwe cyangwa udakijijwe, ariko Yesu yaraguhishe. Wibaza amasengesho waje gusenga, wibaza Imana waje gushaka, niba atari Imana y'ibitangaza, ahubwo urebe ko ufite Imana y'ubugingo, Imana y'ubukirisitu muri wowe, ufite amasengesho yabera. Niba muri wowe ufite ibyaha ukaba udafite amasengesho yabera muri wowe, ndakubwiye ngo waba uri kuvunwa n'ubusa. Waba uri kuvunwa n'ubusa, banza usuzume umutima wawe. Nusanga umutima wawe nta kibazo ufitanye n'Imana, okay, wizere yuko igisubizo cyawe urakibona muri iyi ndirimbo, urakibona mu ijambo, mbese uratahuguwe neza. Nukuvuga ngo nta cyankuraho amahoro. Niba uri gukorana n'Imana, nta kintu gishaka kugukuraho amahoro, ahubwo amahoro yawe aziyongera. Hari igihe izuba rishobora kukwica, n'iryari ni muri cyagihe ukora ibintu byose bikanga, inzara ikakwica, ukambara ubusa, ugahura n'ibibazo, ukabura n'umuntu wanaguhamagara no kuri telefoni, n'uhamagara akakwihorera.
wanamwita nako wamuhamagara yanakwitaba yakumva ari wowe telefone agahita yikupa burya izuba riba ryakuvuyeho mu gihe rero rizakuviraho muri ibyo bibazo kandi twarayikoreraga rwose Imana ikatwemera n'abantu bakatwemera bati bara n'abarokore n'abakozi b'Imana nta muntu wigeze adupinga cyangwa duca amazi avuga ngo dukorere Imana twakoreraga Imana twaragize dutera n'imbuto hanyuma n'abantu muri karitsiye bakabona yuko turi abakirisitu. Haleluya. Tukagenda tukaririmba tugasoma ijambo ry'Imana twarangiza hanyuma ijambo badusomeye bagasoma bakavuga ngo umuntu nakorera Imana ngo izamugira gutya nabwo ubwo tugahita dufatira tukizera muri rya jambo. Haleluya. Rya jambo tukumva ko ari ryo tugomba kwambariramo no kuriramo no kuryamamo ubuzima bwose tukumva ko buri muri iryo jambo tukibera muri ubwo buzima kandi twari tubayeho neza. Haleluya. Ikibazo dufite muri iyi minsi bagenda bakubana bakabati Imana ikugiriye gutya burya ndikomeje n'Imana yavuganye nanjye numva nta kibazo gihari kandi uzi bifite ariko muri abo gihe cyacu twarihana tugakizwa bakatubwira ati n'urwenya mugomba kurwihana mukihana kubeshya mukihana mbese bakatubwira ibintu byinshi cyane tugomba kwihana tugakizwa kandi koko tukabyubahiriza. Twagiye rero tubona Imana ibana natwe, Imana iradushyigikira. Ibyo bintu byose nababwiye tutari tuzi ko Imana ifite, ariko uko twagiye dusenga ubundi twari tumeze nk'utuntu tw'utudebiri tudasobanutse ukuntu ukibera muri ibyo ukumva nta kindi kibazo kindi. Noneho tukamara nk'iminsi turi gusenga nkanjye ndi umuririmbyi nkamara iminsi 3 ngo ndi gusengera inzozi na rose, nkamara iminsi 3 ndi gusenga ngo ndi gusengera abantu bataboneka muri korali, abaguye, abadaheruka, abafite ibibazo, nkamara iminsi 3 aribo ndi gusengera. Biriya bihe byacu Imana ibitugarurire. Haleluya. Hanyuma rero tugeze i Kigali dukubitana n'ibintu byitwa ivangirwa. Tuhageze tutangira gusengera ibindi bintu tukatuvuga duti Imana dukeneye umuceri, dukeneye akawunga, dukeneye amavuta yo kwisiga. Mbega tugatangira kwibwira ibintu dukeneye, tugatangira gusengera abana. Nanjye mfite abana 7, ubwo nahera ku mwana wa mbere mvuga izina rye kugeza kwa 7. Ubu urumva abana 7 wajya kumara kubasengera utananiwe. Nese urasengera umurimo w'Imana ryari, urasengera abarwayi ryari. Hari igihe usengera abo wamara kubasengera kumvurananiwe ukavuga ngo amina. Ejo ibibazo bikongera bikaba biravutse mu bana, ukikomereza muri izo nzira, ukaba ufite ibindi byifuzo byo muri business yawe, ukaba ufite ibindi bintu uri gushaka, uri gutegura, ukumva nibyo bintu wamaze gushyira mu mutima wawe. Ariko reka mbabwire, haleluya, mureke twikuremo ikintu cyitwa ivangirwa. Ubundi Imana yacu izi ko tugomba kubaka ingo, izi ko tugomba kubyara, izi ko tugomba no kurera, izi ko iyi mibiri yacu ibeshwaho n'ibiryo, nayo ubwayo ni ibiryo. Uyu mubiri utabonye ibiryo wapfa. Ubundi turirwa tuvunika dusengera ibiryo, Imana yibe ko tugomba kurya, ko tutariye twapfa. Haleluya. Nimureke ibi bintu bya kudutwara igihe, ahubwo twibuke umurimo w'Imana. Imana yaraduhamagaye, kandi mu gihe Yesu yajyaga ku musaraba yavuze amagambo akomeye, aravanga umuntu uzizera izina ryanjye ngo umuntu azahabwa ubugingo buhoraho. Hari ikindi Imana dusezanyije kitari ubugingo? Hari ubwo Imana yaraguhamagaye kuvuga ngo ngwino nkore nzaguha akawunga cyangwa nzaguha umuceri? Imana yaraduhamagaye irangiza iravuga ngo unyizera
azicarana nanjye mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Nimureke twikuremo ibintu by'ivangirwa. Igihe cyose ku mutima wawe uze mu nzu y'Imana uvuga uti ngewe mfite icyifuzo cy'imyenda, icyifuzo cy'imyenda. Subwo Imana iyobewe ko ugomba kwambara. Erega irabizi. Niba n'ibitenge bibiri ufite ubwo nibyo yashimye. Nibona ko ukwiye 4 5 izabikora. Nibona ko mu gihe kizaza ukwiye n'10 izabikora. Nibona ko ukwiye kwambara ibihenze izabikora. Izi mbese kuri level yawe izi byo ugomba kwambara. Izi nkweto ukeneye ubwoko bwazo, izi myenda ubwoko bwayo byose irabizi. Uko izagenda ikuzamura iguteza intambwe, ibyo byose irabisobanukiwe. Byikwirwa rero bigukereza nguze hano kwa gatanu wari uhari, none wagarutse kwa gatanu uzagaruka, ari bya byifuzo byawe. Ahubwo reba ko wakijijwe neza. Ese Imana iranyemera? Ese ubukristo bwanjye ndabutunganya? Inzira zanjye ndazigorora? Imana itugirire neza. Ariko iminsi yose wamaze ukijijwe cyangwa udakijijwe, ariko Yesu yaraguhishe. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo twe kwirebaho cyane. Nta mubivuga nuko nanjye njya mbona ibyo ngibyo, hari igihe nshubije amaso inyuma sanga ibyo bintu byaranyinjiriye, kumva nibyo bintu ndimo. Ariko ibyo ntibyagakwiye kudutwara igihe, twagakwiye kubyikuramo, kubera ko ubundi ubu bugingo bwacu bubeshwaho n'amasengesho no gusenga. Mu gihe rero udasenga ntago ubugingo burya buhari, nta buhari. Ibyo bitangaza birahari, ibyo usengera. Ubundi reka mbabwire, habayeho amatora. Mu gihe abamarayika bajyaga gutora, abamarayika bamwe batoye Imana, abandi batora Satani, abandi barifata. Ni ukuvuga ngo abamarayika barimo ibice bitatu. Bamwe bajyana na Satani kuzimu, abandi bajyana n'Imana mu ijuru. Babandi basigaye bifashe niyo myuka ikorera muri iki kirere dukorana nayo, ihora itugendaho. Iyo ngiyo ifite ubwami bw'ubuperesi, kandi iyo myuka y'ubuperesi ifite imbaraga mutagira ngo iroroshye. Abantu bakorana n'ubwami bw'ubuperesi muzababwirwa n'iki? Muzababwirwa nuko baza bakabahanurira rwose akakureberamo ibintu byose. Fati koko niko ibintu bimeze. Ariko numukurikirana uzasanga atagira imbuto ari umupagani. Uzamenye ngo umuntu akorana n'ubwami bw'ubuperesi. Bashobora kugusengera ibintu byose ukanasubizwa ukabibona ibyo bintu, ariko bivuye mu bwami bw'ubuperesi. Ari ubwami bw'ubuperesi bugushubije, atari Imana ibikoze. Niyo mpamvu mbabwira ngo ikitonderwa, twitondeye ikintu cyitwa ubugingo. Haleluya. Hanyuma hari amasengesho abantu basenga, abantu bagasengera abandi, bagasenga Imana ibagire gutya na gutya, bya bindi bikagerwaho. Babandi bagusengera bakavuga ati none ko nta kintu mwatumariye, mubizi se ko bijya bibaho. Bakavuga ati none ko nta kintu mwatumariye, twe twabahesheje amahirwe, twarabasengeye, byaragenze twarabahanuriye. Kubera ko bakorana n'ubwami bw'ubuperesi bazakwanga, ntago bazongera kugukunda. Bazavuga ati twaragusengeye wateye imbere, ariko ntacyo watumariye. Nindamu ukabwira umuntu uti nsengera mfite ikibazo, ikizamukubwira azagusengera byishakemo kugira ngo aguhanurire, akubwire ibitangaza. Mbega kuko amubwiye ngo agusengere azabyishakamo, hanyuma naguhanura guhanurira ibye. Naguhanurira ibye rero
ubwo kebe karabaye uzategereza uhebe urangiza utangire wivumbura ati Imana naragukoreye nkabura ntonze ariko nta gisubizo nabonye. Ntabwo ari Imana yagusezeranyije, nibyo abantu bagusezeranije. Umuntu akavuga ati nkusengere ariko yumva yuko impamvu ari kugusenya nuko yumva ko hari ikintu uri bumuhe. Mureke dutandukane n'imyuka y'ubuperesi. Ndagira ngo mbabwire isengesho umuntu asenga rikagera mu ijuru nuko ugomba kubukijijwe n'umutima wawe ubwawe, ukaba uvuga ngo jyewe ndi umukirisitu narakijijwe, nakuwe mu byaha. Umundi umucamanza w'umuntu ni umutima we. Niba umutima utagucira urubanza rubi, aleluya, uzasenga isengesho, nurangiza uhamagara Imana. Muri kwa guhamagara Imana, marayika wo mu ijuru, aleluya, wenda urugero uje hano wazindutse, uje hano mu iteraniro, utangiye gusengera iteraniro, utangiye gusenga ngo abantu bagubwe neza, abantu mbese utangiye kubasabira umugisha bataraza, utangiye gusengera abayobozi, ibintu byose ya masengesho meza nyine, ukumva ko waje gusenga. Ayo masengesho azazamuka kubera ko ari amasengesho yejejwe. Imana iri mu ijuru nibireba ikareba amasengesho yawe, ubundi bene ayo masengesho bayita amasengesho y'abera. Nusenga isengesho ry'abera, Imana izahita yohereza marayika ushinzwe imibavu. Marayika ushinzwe Imana imanure ibisubizo bya bindi wasengeye, amasengesho y'abera. Imana yacu ni duhana umugisha. Imana itugirire neza. Ndagira ngo rero bene data bakundwa, witekerezeho muri aka kanya, wibaza amasengesho waje gusenga, wibaza Imana waje gushaka. Niba atari Imana y'ibitangaza, ahubwo urebe ko ufite Imana y'ubugingo, Imana y'ubukirisitu muri wowe, ufite amasengesho y'abera. Niba muri wowe ufite ibyaha ukaba udafite amasengesho y'abera muri wowe, ndakubwiye ngo waba uri kuvunwa n'ubusa. Waba uri kuvunwa n'ubusa. Banza usuzume umutima wawe, nusanga umutima wawe nta kibazo ufitanye n'Imana, okay, wizere yuko igisubizo cyawe urakibona muri iyi ndirimbo, urakibona mu ijambo, mbese uratahuguwe neza. Ni ukuvuga ngo nta cyankuraho amahoro. Niba uri gukorana n'Imana, nta kintu gishaka kugukuraho amahoro, ahubwo amahoro yawe aziyongera. Imana yacu nitugirire neza. Arongera aririmba ku gice cya kabiri avuga ngo ku manywa ambera igicucu, ngo nijoro ambera ubuhungiro, ambera itara nijoro. Yambereye ubuhungiro. Ariko hano iyo bavuze ngo ku manywa ambera igicucu, ni ukuvuga ngo hari igihe atakubereye igicucu izuba rishobora kukwica. Ntabwo ari izuba rero nk'iri tujeho mubona wenda ryatwishe. Hari igihe izuba rishobora kukwica. Ni ryari? Ni muri cya gihe ukora ibintu byose bikanga, inzara ikakwica, ukambara ubusa, ugahura n'ibibazo, ukabura n'umuntu wanaguhamagara no kuri telefoni, n'uhamagara akakwihorera, wanamwita nako wamuhamagara yanakwitaba yakumva ari wowe, telefone agahita yikupa. Burya izuba riba ryakuvuyeho. Mu gihe rero rizakuviraho muri ibyo bibazo, ukabona abandi bamerewe neza, abandi bafite akazi, baratunze, baratunganiwe, baguwe neza, bafite amahoro mu bana babo no mu ngo zabo, ariko wowe ukareba ukabona izuba ryagucaniye. Ariko kuko uri umukristo usenga amasengesho y'abera, ujye ukomeza usenge. Niho hahangaha uyu muririmbyi yavuze ngo ku manywa ambera igicucu. Haleluya. Yesu yagiye twugamisha izuba ryari riducaniyeho, ibintu byadukomeranye, ibintu byanze, ariko Yesu yatubereye igicucu. Niyo mpamvu turi hano. Imana ishimwe. Ngo ninjoro ambera itara, iyo atakumurikira umwijima waragufashe kugera hano byari kukugora. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma kuri iki gice cya nyuma twihuse, kuri iki gice
cya kane ngo nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro. Uriya hari igihe kijya kigera abantu bagashaka kugukanga no kugusuzugura no kugutesha agaciro kandi uri umukozi w'Imana ukorana nayo. Ariko ujya uririmba iyi ndirimbo y'167 ngo yambereye ubuhungiro, ngo nta mwanzi wese wankanga. Reka nkubwire, uri imbere y'Imana ntihazagira umwanzi wese wagukanga, ntihazagira umurozi ugukanga, ntihazagira umuntu ugusuzugura, ntihazagira umuntu ugutesha agaciro, kuko ukorana nayo uri umuntu w'igiciro mu maso y'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko uyu muririmbyi namaze kunezerwa abonye Yesu kunamubereye ubuhungiro. Ku gice cya nyuma araririmba aravuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro. Imana ishimwe. Nawe ahita afata icyemezo avuga ati ntabwo nzavaho Yesu ari, kuko yambereye ubuhungiro, ngo kandi nawe ntazagira gute, ntazampemukira. Ninde muntu wabanye n'Imana ikamuhemukira? Umuntu wese wagiye asenga yagiye abona Imana. Twagiye tubona kugira neza kw'Imana. Imana yagiye ibana natwe. Umwanzi yaduteye ubwoba, yadushyizeho pressure, tubona ibintu bikomeye, ariko twiringiriye Imana y'inyamahoro. Irangije Imana iduha amahoro, iradukomeza, tugubwa neza. Niyo mpamvu n'iyi saha n'ukuri tuba twaje mu nzu y'Imana kwibuka ineza y'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mwese mwaje kwibuka ineza y'Imana. Kadusome umurongo umwe hanyuma dutange mikoro. Reka dusome Yeremiya ibice 15. Mwahageze dusome. Hari ijambo rivuze ngo Yeremiya ibice 15 umurongo wa 11. Aravuze ngo Uwiteka aravuze ati nukuri nzagukomeza ugubwe neza, nukuri nzatera abanzi bawe kukwisunga mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'umubabaro. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo ndarikunda. Ahangaha Uwiteka abantu yabwiraga bari hehe? N'abantu bari bari imbere y'Imana. Haleluya. Mutagira ngo yabwiraga abantu badahari. Hanyuma arangije abwira Yeremiya aravuga ngo nukuri, Uwiteka ni ubyivugiye, nukuri nzagukomeza ugubwe neza kandi nzatera abanzi bawe kukwisunga. Haleluya. Reka mbabwire, hari igihe twagiye tubamo kidasobanutse tukabona tudakomeye. Imana ishimwe ko Imana ubwayo yivugiye ngo nzagukomeza, ngo kandi ugubwe neza, ngo nindangiza nzatera abanzi bawe kukwisunga. Hari igihe nigeze mbamo ajya ngenda nzenguruka gutya mba mu bantu, noneho abantu mbona bangize nk'ingorofani, bakavuga ati rero wa mwana we ugomba gukora imirimo yose, ukikorera amase, ugakubura, ugaheka abana, ukamesa, ukavoma, ugakora ibintu byose. Subwo murumva aho hantu hari ikizere cyari gihari? Ntabwo byari byoroshye. Hari igihe kigeze kigeramo yewe nabaye imfubyi ndi mutoya, ndangije nibaza ikirere nshobora gukoreramo, nibaza ahantu nshobora kuba, ndahabura. Ndangije mfata umugabo yari atunze mukuru wanjye, imfura y'iwacu, ndareba nsanga niwe muntu dufitanye isano. Ndavuga ati rero, kandi nari mfite imyaka 15 icyo gihe, ndavuga nti ngewe ngiye kubana n'uriya mugabo, kuko niwe muntu mbona dufitanye isano, numvaga yuko ari we muntu ugomba kundera. Noneho ndagenda ahantu twari turi hari mu buhunzi, umugabo aranyitegereza abona ko
mbega ari we nkurikiye nk'uko umwana akurikiye umubyeyi. Mpageze wa mugabo arandeba arangije arambwira ati sha, ati ngwino nkubwire, abarampamagaye nari nagiye aho ari, noneho aranjyana aranshorera, anjyana ku mugabo wari data wacu. Ageze arambwira ati naha ngaho ugomba kuba. Kandi uwo muntu najyaga numva iwacu bavuga ko ari umwanzi wabo. Ibaza uwo muntu numvaga ko ari umwanzi wabo, niho banjyanye ngo njye kuba. Noneho uwo mugabo aravuga ati usegewe nabana n'umwana w'umukobwa, urumva byashagiye ubwo nta kindi kintu kindi natekerezaga, numvaga ko ari umuntu ugomba kundera. Ubwo rero mba ndagiye ngiye hahandi iwacu bavuga ngo ni ku mwanzi wabo, bariho njya kuba. Hageze ndagenda, ubwo mpageze naho bangira nk'ingorofani bakajya bankoresha ibyo bintu byose. Ndangije ndareba mbona ni ibintu bikaze. Hanyuma rero mu gihe gitoya mba ndakijijwe. Nkijijwe mbega ndakizwa neza, ntangira gukorera Imana. Ku myaka 18 nibwo abakristo bangiriye inama, baravuga ati ariko ubundi ahantu muba, urumva twabaga mu gihe cy'ubuhunzi, ntago byari byoroshye. Baravuga ati rero wowe, icyo gihe bafataga abana b'abakobwa barengeje imyaka 15 bakajya gutya bakaza bakaguterura nka nijoro bakagushyira nk'umusaza, bakagushingira umusaza. Noneho barabimbwira, ndavuga ati bura nanjye ubwo nuko bizangendekera, ubwo nanjye bazanjyana ku musaza w'imyaka nka 60. Ntabwo byari byoroshye mw'abantu. Hanyuma abakirisitu twasenganaga barokore baravuga ati rero wowe uri umukirisitu mwiza, ntabwo dushaka kuzaguhomba, ahubwo wowe turagira ngo uzasezerane n'umusore aho kugira ngo bazaguterurira umusaza. Ndakubwiye ngo ntabwo byari byoroshye. Ndareba mbona nta hantu nzabicikira, mbona ni ibintu bikomeye, ntabwo byari byoroshye. Mbese wenda ni ibintu birebire, ariko ndagira ngo mvuge wenda muri makeya. Ndangije barabinyemeza, maze kubinyemeza, ubwo nagize imyaka 18. Ubwo nyine nkuko banegetse baravuga bati wowe sezerana. Nuko nasezeranye. Sezerana ntishimye, sezerana numva sinzi ibintu ndimo ari nka nijoro, ariko ndasezerana. Ndashima Imana yuko ari igihe umuntu wakoze mariage mu mpunzi, ni igihe umuntu wambaye agatimba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko kuko ijambo ryayo ryavuze ngo nzagukomeza, ngo nurangiza ugubwe neza. Nubwo nabonaga bitazavamo, mbona ari ibintu bikomeye, ariko Imana yagiye ikomeza kunshyigikira mu bwenge buke, ngenda nkurangwiza ubwenge bw'abantu bakuru. Umukecuru mabukwe niwe wanyigishije guteka. Urumva muzima nabagamo bwari ubuzima bw'ishuri, sinari nzi guteka, sinari nzi gukaranga. Nibo banyigishije gucunda amata, ibintu byose nibo babinyigishije. Hari igihe najyaga no kwifatira umugozi nkikinira, nkajya nsimbuka umugozi kandi umugore. Ariko Yesu we, reka mbabwire, uyu mwami twakurikiye afite imbaraga. Sinabwe nagenda nkazana abakozi bakajya bankorera, ariko igihe kimwe umugabo arambwira ati rero reka nkubwire, aba bakobwa uzabankorere mu rugo, nta bagore nagutumye, uzabasezerere bagende. Najyaga mbyuka nkagenda nkajya mu kazi, noneho nasiga wenda nari mfite ubwo abana 2 batoye, nka papa wabo akabahamagara ati munzanire inkweto zo kubyukiramo kamambiri. Yahamagaza kamambiri, babakobwa bakabarazihururanye bakabazinjiranye mu cyumba. Tugiye rero nabaga nibereye mu mwuka, nkumva ibyo nkumva nta gihe mfite cyo kwirwa mbitekerezaho cyane. Rero umugabo wanjye kubera ko yari mukuru, ibyo bintu arabyitegeza, arangije arambwira ati abakobwa uzabasezerere ubankurire mu rugo, je nta bagore nagutumye. Ndangije kuko abakobwa ndabasezerera baragenda.
ariko nkomeza kugenda niga ngenda ngira ubwenge. Imana rero ikomeza kubana nanjye. Haleluya. Naho Imana yatangiye kunkomereza ubwo ibintu biseho umugabo mba ndasezeranye. Ubwo umugisha wa mbere sinkubonye, bukeye yego kubyara nabyo byaratinze bimara hafi nk'umwaka wose, ariko umwaka ujya kurangira Imana itugirira neza. Hanyuma Imana iza kumpa umwana mba ndabyaye. Maze kubyara mbega bamfata nk'umwamikazi, banyitaho barankurikirana. Ubwo Imana ntiyari inkomeje bwa kabiri. Ubwo Imana iguhaye umugabo ikaguha umwana, ubwo ntibigukomeje. Haleluya. Noneho nkajya nsenga Imana, nkajya nyibwira ngo umva, najyaga njya no mu byumba by'amasengesho nkabwira ngo mu nsengero nkeneye abana 7. Mu nda yo kwa mama twavutsemo turi abana 7, mbaho ndumwe, abandi bapfiriye rimwe. Ntakaza ababyeyi, ntakaza abavandimwe, ariko ndanye ndavuga ngo Mana, niba badusomera ijambo bakavuga ngo birashoboka ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka, yubura uzangire neza abo bana nzababyare mu nda yanjye. Ndashima Imana, umubare w'abahungu twari dufite n'uw'abakobwa uko niko yabasohoye mu nda yanjye. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe twasengeye Imana inanirwe kugisubiza. Ahangaha ngo nzagukomeza ugubwe neza, ngo kandi nzatera abanzi bawe kukwisunga. Uzi ko bajyaga bavuga ngo urugo rwanjye ntiruzahama we, ngo ntago ruzakomera, ngo mwana se buri rugo azarushobora. Ariko Yesu yaravuze ngo bahaye amahoro yanjye, ntago mbaha nk'uko abisi batanga. Iyo guhaye amahoro ibiyaguhaye, nanjye ndanye ndabati wa Mana nzagukorera. Agenda ndakora. Nanjye ntago byari byoroshye, ninjiriwe mu rugo rurimo inka nka 50 zifite nk'imitavu nka 20 mu gitondo. Urumva umugabo yaraje mu itorero gusezerana, ntago yari asanzwe wakijwe n'igewe, niwe muntu wa mbere nabwirije ubutumwa. Nkajya mubyutsa kare 11 kugira ngo akamizo nka hanyuma zihumuze zisohoke, mbone ukuntu ndunda amase. Wacu n'ahantu bita mu Bisesero, cyaraziraga kurunda amase mu rugo, nige muntu wa mbere mu Bisesero warunze amase. Ndayarunda, abagabo baho barahaguruka batiye umugore urunda amase. Ndavana ibyo ntacyo mbyitayeho, yewe namenye ni Kristo, abikora vuba vuba. Ubwatsi nabwahiraga ku isabato nkaburaza, nkashaka n'abantu mpamata cyangwa mpa n'ibindi bakanwaza ubwatsi inyana zizarisha ku cyumweru. Ariko ni ukuri kose tujye twibukana Imana yadukuye. Imana rero ikomeza kubana nanjye, nkomeza gusenga. Nabaye ahantu umva no gukora Imana ntibyari byoroshye. Ni narabaye ibeni, mujya mubona ukuntu ibeni zigwa zikorera imicanga n'amabuye. Nanjye uko niko nari imeze. Nta hantu hari amatorero igihugu cyari cyarasenyutse bimeze nabi, ahantu hose tugiye kubaka tukagenda tukirwa twikorera imicanga, tugenda tubenura, twikorera amabuye, ibiti. Ibyo bintu byose biratuvuna. Turagenda tubwiriza ubutumwa, turaririmba, turasenga, tugenda imisozi. Umuntu agenza imisozi, inkweto zirashira n'ibirenge birashira. Bumva byaye byararwaye n'imyate kubera gukandagira mu masi no kuhamaganga. Ubu na hano ku ntoki nari mfiteho imyate. Ariko turasenga, ngezeho mbwira Imana ndavuga ngo Mana, inkweto zirashize n'ibirenge birashize, uzangirire neza, sinzasaze nkigendesha ibirenge. Haleluya. Ndashimira Imana cyane. Iyo mvuye ahangangeze hari kuri kaburimbo ntiga imodoka nkakozaho ikarita. Iyo mvuye hano muri karitsiye aho Imana intuje, nsohotse gutya ku marembo ntiga moto ikangeza aho nshaka. Ubwo murumva Yesu ataratubereye ubuhungiro, murumva Yesu ataradukijije iryo zuba, ataratubereye igicucu. Si ubwo nkanjye ibyo ngibyo nabyibagirwa. Irangije iravuga ngo nukuri jye Uwiteka nzagukomeza nurangiza ugubwe neza, ngo kandi nzatera abanzi bawe kukwisunga. Haleluya.
reka mbabwire, ndibuka igihe kimwe muri Gacaca Imana yigeze kumbwira ngo nimbabarira abantu bari bagiye kunyishyura amafaranga miliyoni 3. Umuryango uravuga ati agaciro k'ibintu byo kwa so ni miliyoni 3, bagurisha amasambu n'ibyo batunze bakwishyura. Muri iyo minsi ndi gusenga, umupasiteri arambwira ati ansomera ijambo, ansobanura muri rya jambo aravuga ngo ubwo ikintu cyitwa kubabarira, ngo kandi aya mafaranga ugiye gufata ntuzayakira, uzababarira abantu ngo Imana izakugirira neza. Nari naramaze kuyapangira miliyoni 3, bura muri kiriya gihe cya Gacaca ntiyari menshi. Imana integeka kutazakoraho n'igiceri na kimwe. Ni jyewe muntu washyize urutoki hejuru muri Gacaca, navuga ngo abantu bose ndababariye ayo mafaranga, nta n'igiceri cy'10 mugomba kuzandiha, Satani niwe wabitwaye, ariko Imana yarabingaruriye. Uyu munsi ntunze intebe zantangiye ubuzima mu nzu yanjye, mfite inzu irimo parafo, mfite inzu irimo intebe, mfite depirimo imiceri. Icyo gihe nyine nari mfite ibintu byinshi, ncuruza ibitenge, ncuruza imyenda y'abagabo, mfitemo imiceri, mfitemo n'ibindi bintu, mfite amata y'inka. Najyaga nakira ibiterane, tukakira ibiterane nta yindi nkunga dusabye. Niba ari igiterane cya paruwasi batumiye abanyakigali, tukabakira n'abayobozi n'abadiyakoni mu midugudu 19, nta kintu na kimwe tubasabye. Amata y'inka tuyifitiye, amasukari n'inyama, umugabo wanjye agafata nk'ihene nkazingaho akazibaga akagaburira abantu. Paruwasi ikavuga ati niki tuzakongeraho? Ati nta kibazo, muzakora ubutaha, ibindi byose ndabikora. Imana ikomeza kubana natwe. Haleluya. Irangije, impamvu mbabwira ijambo ngo izatera abanzi banyu kubisunga, nkumva ko bavuga ko urugo rwanjye rutazahama. Uzi yuko kubera ayo mafaranga dosiye yanjye bahise bayiciraho muri Gacaca, barayica, bandika yuko abantu bose mbababariye. Data wacu akibyumva, wa undi nabagaho ni umupagani yinywera inzoga, yahise avuga ati nanjye nshingiye iby'umwana wanjye akoze ari umwana, nanjye abantu mbabariye 600 bari bagiye kumva, ngo nzatera abanzi banyu kubisunga. Ubwo ntabwo yaranyisunze. Icyo si ikimenyetso cya mbere. Uko nagiye nkomeza gusenga, nkomeza kubana n'Imana, Imana igenda ingirira neza, igenda impindurira amateka. Nagiye mbona Imana ikomeza kubana nanjye, kugeza ubwo bya bindi nabwiraga Imana ntibirenge birashize, n'inkweto zirarangiye. Nari naratakaje ishuri ubwo ndi muto kubera ibyo bibazo byose. Yari ingororemo, mfite abana 5. Umutoya muri abo bana agiye segonderi. Muri ba bana bose nababwiye nasengera 7. Ubwo abakuru bageze muri kaminuza. Ese ubwo urashaka kumbwira ko igihe cyose namaze ku ishuri, uriya mugabo Alex yahaguruka. Uriya mugabo twiganye muri kaminuza mu wa mbere. Uriya ari chef de classe, niwe wadushyiraga mu magurupi. Murabyumva? Uriya ni umwana mwiza rwose. Mbese twagiranye ibihe byiza muri classe, niko navuga. Reba umuntu nkanjye mu myaka 40 niyo kugira ngo ingabanyirize nanjye ishyire muri 20 yabariye. Ubwo murumva iyi giti cyatemwe nicyo njya kigashibuka. Haleluya. Imana ishimwe. Hajya nibona muri arubyiruko rwose nkumva nguwe neza, ngo nzagukomeza, ngo nurangiza kandi ugire gute, ugubwe neza. Imana ishimwe. Nagiye rero mbona Imana igenda itugirira neza. Imana iramfasha, bya bindi yambwiraga nubabarira abantu nzakugirira neza. Nagiye mbona ndinaha, mbona minerivare. Cyewe najyaga mbona abantu bakata imodoka, Alex arabizi, bagakata imodoka bati we nta minerivare wishyuye taha. Ukabona abantu barazinze imodoka zabo barazisohoye. Ngewe nkahita ninjira nijeto yanjye, umusekretari bagasanga iruzuye, nta na rimwe.
bigeze bambwira ngo ninsubireyo. Imana inkorera ibitangaza, ibintu byose ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzabana nawe, nta kintu kizigera kikurusha, ibintu byose nzabikora. Amakuba yose wagize, yaba ari ayo ku ntebe y'ishuri, yaba ari amakuba yose nzazanya amareho, ibintu birangira neza. Imana ishimwe. Ikintu nashaka kubabwira ni iri jambo, wenda navuze ibyanjye, reka mbabwire ni ukuri pe. Ubwo ndi i Kigali, uretse iyo mirimo twagiye dukora yo kwakira abantu, yo gusura abantu, yo kubasengera, Imana ikagenda idushyigikira, ikaduha za minerivare. Ubu ko nta n'akandi kazi kandi wenda umuntu yavuga ngo karakaze, ubundi wavuga ngo abo bana bigira amafaranga avuye hehe? Murumva atari igitangaza cy'Imana? Yesu rero arandeba, angirira neza ngeze muri uyu mujyi, avuga reka nkongeza abandi bana 2. Ubu yarabampaye tibura nusaza bazajye baguterura. Ubwo muri abo ngabo yampereye iriya, urumva wanyuma ageze muri segonderi, ubwo ngo yaje ni inkumi wamushingira. Ukandi nanjye murabona ndacyari mutoya, ubuse nazasazira mu rugo rutari mwabana. Iravuga rero reka ngo utundi duhinja, ubwo mfite utwana ubwo 2 turi aho ngaho turi kumwe, kamwe kiga muri nasari ya 3, akandi karacyara agahinja gafite imyaka 2 n'igice. Se murumva Imana itaratugiriye neza? Imana yarakoze. Ubwo abo ngabo bagiye baba ku mashuri, mbabara nka bene mama. Hanyuma rero abo ngabo mfite bimpinya nk'abantu, aba bana nanjye Imana impaye. Urumva hari ikintu twashinja Imana? Rero reka mbabwire ni ukuri kose, murumva hari igihe nahagararaga nkumva nta cyerekezo, nta naho kuba mfite, nibaza ahantu nzaba bikancanga, nibaza ubuzima bwanjye, ariko Imana irangije irirahira kuko wankoreye mwana wanjye ukajya mu murongo wanjye, nzagukomeza. Ni ukuri nzagukomeza, nindangiza uzagubwa neza, kandi nzatera abanzi bawe kukwisunga. Haleluya. Uyu munsi abantu bazi ko nkorana nayo, mfite amateka, nabwirije ubutumwa ahantu henshi, abantu bakavuga ati dore umuntu wasenze Imana ikamugira neza. Ibirantereje, ibinkuye ngeza Gisenyi, mvuye nje Kigali, Imana ikomeza kubana nanjye, kandi Imana ikomeza kundindira abana, nanjye ubwanjye irandinda. Ubwo umutware wanjye yabaye mwarimu, afite nyine umudugudu ayobora, hanyuma ivuga butumwa rirakomeza. Imana rero ikomeza kutugira neza. Ubwo urumva ko ntagiye nigeze ndeka gusenga, haba mu banyeshuri narasenze, n'igihe wabayoboraga, n'igihe watangije itorero rya Pentecote muri kaminuza yo haruguru, n'igihe muntu wahamaga abakristo ba mbere. Ntago mbeshya Alex nguriya turi kumwe. Ibintu byose biratuvuna, amasengesho aravuna, ariko turemera aratuvuna, ariko twagiye tubonamo inyungu zayo. Haleluya. N'uyu munsi turacyahagaze imbere y'Imana, turacyavuga kugira neza kw'Imana. Imana rero yaradukomeje, idukura ahantu tutari dufite icyerekezo, tubona nta mbese, ariko Imana irangije itwubakira ingo, iduha urubyaro, iduha n'ubutunzi. Ibintu byose yagombaga gukora yarabikoze, kandi ibyo byose Imana idutujemo agakiza kayo. Umwuka w'Imana ari muri twe, isumba byose, igendera muri twebwe. Ubwo rero ubwo umwama nkunda ndamahoro, niko mama Karine yaturirimbishije. Imana ishimwe, turi amahoro. Rero abantu nibareke kubijandagira, bavuga ngo wese ngo arakizwa, ngo ntakizwa. Ariko wowe ufite igipimo cyo kumenya ngo abakizwa n'abadakizwa. Wowe menya ngo ese nkorana nayo gute? Ese Imana yavuganye nanjye iki? Ko twagiye dusenga, Imana ikavuga ngo bana banjye nzabagirira neza. Umuntu nankorera nzamuha icyubahiro, umuntu nankorera nzamwicazanya n'abakomeye. Uyu munsi Imana yaradukomeje, tugiye kwibona twibona i Kigali, tubone twambitse inkweto, twayaga twambara za rugabire, tukambara ibintu mbega bya bikweto bya plastique bidasobanutse ukuntu, kuko twacaga ni mu kime, tukagenda imyenda yajabamye kubera ibihuru twagendaga ducamo, udashobora kugura agakweto keza kamangaze ngo kambare. Ariko uyu munsi nanjye ndagenda nkajya Mateusi, nkareba inkweto nziza igezweho igiciro nkayigura. Haleluya. Nkayambara kubera Imana,
kuko yavuze ngo mwana wanjye nzagukomeza nurangiza ugubwe neza. Haleluya, Imana ishimwe. Ubwo rero mfite kwambara inkweto kuko nyura muri kaburimbo nkacana mu muhanda ntaho nkihurira n'ibyo bihuru, ariko abona sizeyo mana wenge ngenda nkareba nkasanga baracyambaye bya bikweto bitajyana siraje, mbega bimeze ukuntu, nkareba nkavuga ariko Yesu we, nareba wenda inkweto nambaye nkavuga nti Yesu yangiriye neza. Nahagera kubera ko Imana yavuze ngo umuntu nankora nzamuha, ngo data azamuha icyubahiro. Nahagera bakanyakira bati ngo uyu mushumba agiye, banyita umushumba, bati umushumba wacu yaje, bakanyicaza hafi aho, niba ari inkoko batetse, niba ari inyama. Hari igihe cyageze noneho bakajya bavuga nyine haka nk'igihe umushumba akarategeka bati noneho nibaza kubasura muri paruwasi mujye muteka inkoko kuko inyama z'inka zitera mu mavi. Iyi niko byari bimeze. Noneho rero bagateka za nkoko na za nka, ubundi rero bajya kutwakira, nanjye nagiye murongo w'inkoko. Haleluya. Ubwo rero bati ngwino, nanjye nkareba nkavuga nti ibi nibyo Imana yagiye ivuga, umuntu nankora data azamuha icyubahiro. Bintu bikagendeka neza, tugasangira. Ubu iyo mpageze ngiye gusura baherutse kuntumira njya kubwiriza mu giterane cyo gusengera abadiyakoni ahantu bita Ikarongi. Ndagenda njyayo mpasanga abapasitoro, mpasanga bari mu ndanezerwa nuzuye umwuka wera, ndavuga ni ahantu habaye ndi mutoya, none ndahagarutse mbona nyine ukuntu ibintu bimeze, mbona abantu naherukaga kera cyane, bamwe nyiri umukobwa, mbese mbona ibintu byarahindutse, numva ndushijeho kunezererwa Imana. Imana ishimwe. Rero twagiye tubona Imana ibana natwe, twagiye tubona Imana itugirira neza, twagiye tubona Imana idufasha. Uyu munsi turashimira Imana yuko yabanye natwe. Ubu iyo ninjiye muri karitsiye ntuye mu mudugudu w'ahantu bita mu Bisesero, iyo mageze baravuga ati nukuri abakomye ku ngoma bati wa muzungu kwa runaka yaje. Nawe reba ukuntu nsa, reba ukuntu nirabura, ariko bakomaga batumva ati wa muzungu kwa Simiyoni ati yaje, ati turamubonye n'igikapu atavuye i Kigali. Nuko nyine ubwo nanjye mu rugo babanyiteguye, bakambaza bati urarya iki, ntimuntekera ibigori, bati ngaho rero nimwumve, bati umuntu uvuye i Kigali si bamutekera ibigori, mbese barantekera ifiriti kandi i Kigali tuyirya buri munsi. Barantekera makaroni tuzifite, nkumva nyine mbese ibigori ari byo bari buntekere. Barangiza nagera kwa kundi twajyaga dusangira ubushera, umuntu akanywa akavido kane akakarangiza ari umwe. Nagera bakavuga ati turakubashye umuntu w'i Kigali, bakangurira fanta. Noneho rero bagatera umuntu wese atera, abadiyakoni bagapanga nk'ahariya. Noneho nanjye nahagera nyine nkihagararaho, niyo waba ushonje hakugezeyo wihagararaho kanywa agafanta kamwe. Bakubwira bati fata kandi tirakaraka tungumba i Kigali, twebwe twamenye kunywa fanta imwe. Haleluya. Iyo ukabwa ati twebwe twamenyere kunywa fanta imwe. Niba ari icyayi wari kunywa ijage, warangiza ukavuga ati twe ni itasi imwe. Bakaraka bati wa muntu koko n'umuntu w'i Kigali. Mbese niba warahavuye bagucishamo amaso unywa ivido yane y'ubushera, ubwo wongera usubire ari kumeze, babona ko ntacyo wahindutseho. Rero Imana ikomeza kubana natwe, igenda iduhindurira amateka, bakaza bakaturamutsa, tugateka tukarya. Tuba dufite iminsi mikuru, abadiyakoni bakadusura, abantu b'Imana bakadusura, ariko kuko Uwiteka avuze ngo nzagukomeza, ngo kandi nzatera abanzi bawe ku kwisuma. Babandi bose bagiye badusuzugura turi mu itora, bakaraka bati ese uriya bizagenda gute, ariko Imana yaradukomeje, kandi bakaza bakatugisha inama, bakagenda batubwira bati none byagenda gute, nyine bakabona ko twasobanutse, twarangiza tukabagira inama. Imana ishimwe. Imana rero yabanye natwe. Gusa reka mpagarikiraho kugira ngo n'abandi bakomeze, ariko ijambo narinzanye niryo kukubwira ngo nukuri Uwiteka aravuze ngo nzagukomeza kandi ugubwe neza, ngo nzatera abanzi bawe ku kwisunga. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana ku bwayo. Urakoze cyane Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Abaja n'abagaragu bawe bageze mu nzu yawe, bahageze gutya rero tubasabiye umugisha, tubasabiye imbaraga,
tubasabe kugubwa neza, amavuta yawe amanuke, umuntu wese umutabare gutabarwa kwiza, kandi imbaraga z'umwuka wera zimanukire mu muntu wese, umuntu wese akumve mu maraso, umuntu wese akumve mu bitekerezo, mu migambi yacu yibemo, twe kwiyobora ahubwo umwuka w'Imana tuyobore. Kandi umuntu wese nyakubahwa turasenze cyane kugira ngo abone ineza yawe, kandi uwaje afite icyifuzo atahana igisubizo, wazanye ikibazo acyura igisubizo, kuko uri Imana ireba mu mitima. Urakoze kumvise gusenga.